Nkomeje kubifuriza ibihe byiza mwebwe tubana kuri YouTube channel Orobanenga update, kora subscribe n'utarayikora like ndetse na comment n'ibintu by'ingenzi. Ikindi niba utari mu group WhatsApp Orobanenga update ho urimo uracikanwa kuko niho amakuru menshi anyura tutayanyuze kuri YouTube ushobora kubonaho video nka rimwe mu cyumweru kabiri, ariko muri Orobanenga update amakuru yo abacamo buri munsi investment, trading ndetse na mining, byose amakuru aba acamo. Ubwo rero reba link iri muri description ya video no muri comment raba irimo, uhite ujoininga iyo group y'ibintu bigende neza. Sininda nje kuvuga kuri mining yitwa ngo ni Instain. Ino video isa nka hariyo ya nyuma kuri Instain, uti biteye biterano kuvuga ngo nkuko mubizi gahunda yayi hari twamayininze mu buryo bubiri. Hari uburyo bwa mbere bwo muri Satoshi app aribwo ngiye kubereka ukuntu biri bugende kubikura, ndetse harimo n'uburyo bwo twamayininze muri MetaMask. Kubyo byose ngiye kubabwira ukuntu biri bukorwa byose, ndetse trading muri bakeko irakorwa muri rino joro rigiye kuza. Muriko murabyumva, nkoze video uyu munsi muri rino joro saa 8 z'ijoro nyine nibwiri bujye ku isoko. Ubwo rero video tuyikoze imbere kugira ngo murebe ukuntu ibintu byose biri buze gukorwa, hataza kugira umuntu uza kuba ahamagana nk'umuntu iryo joro amubaza ngo biragenda bite. Banzu urebe uko biri buze gukorwa iryo joro nirigera nyine, niba uri tayari kuza kubikora ubikore wamaze kumenya ukuntu bikorwa neza step by step. Niyo mpamvu video nyikoze imbere, urasabwa kutaskipinga kwa ni mugenda mutarutsa ngo ugira ngo urebe ngibyo nakizemo. Ibyo ngiye kuvugiramo n'ibyo ngiye gukora byose ni ingenzi kuri wowe. Nkuko mubimenye rero nabitangiye mbibabwira, gahunda nuko saa 6 z'ijoro UTC, ubwo saa 6 z'ijoro nizi wabo, ariko twebwe hano mu Rwanda no mu Burundi abenshi niho duturuka ni saa 8 z'ijoro nyine. Uriko byumva nibwo coin iri bugiye gute irajya ku isoko, ndetse no gukureyiminga cyangwa se guhabwa coin twamayininze bigakorwa iryo joro. No kuvuga ngo nituzano muri application ya Satoshi ntago ndi butinde bya bindi byo gutinda ntago birimo. Ndagira ngo mbivuge byose ibyo ngiye kukubwira byose mu rugero bihite birangira. Nuvuga ngo nuza muri Satoshi nyine ukareba kuri wallet yawe cyangwa se handi coin zawe ziri, urabona yuko coin zawe za Instain zamaze kuva muri bwa buryo bwo kumayiningiramo hano kuri balance zari musedore zaje aho bita ngo ni Frozen. Hano kuri Frozen rero nikikubwira ko coin zawe zamaze kwimurwa tayari, zamaze kuvanwa hano muri application ya Satoshi, zaraje zijya kuri ya wallet witangiye. Ya wallet ni warayikuye muri MetaMask, ni warayikuye muri Trust Wallet, ni warayikuye hehe, zamaze kugenda. Ubwo rero kugira ngo ko zagiye, hari link bantanze yo kuza kwifashisha gukureyiminga, niyo ngiye kubereka. Nuvuga ngo murayibona, dore ngiyi ndaza kuyikopiya nyibahereze muri group WhatsApp no muri comment, ndabana yishyizemo no muri description ku buryo wahita uyikorera copy, reka nyikorere copy. Ubwo link wowe niba uzi ko ya wallet address watanze muri Satoshi app wayikuye muri MetaMask ni uri bujye, niba uzi ko wayikuye muri Trust Wallet uri bujyemo, niba uzi ko wayikuye muri OKX Wallet urajyayo kugira ngo ugire gute ukureyiminge coin zawe. Nubutse ko gukureyiminga nyine baratanga 30%, ariko bigatangira saa 6 z'ijoro n'ubundi. Nuvuga ngo coin irajya ku isoko no gukureyiminga bita bitangira, nago biri buze kuba mbere. Niyo mpamvu nkoze video mbere kugira ngo byose ububize ko biri gukorwa. Nuvuga ngo buraza guhita ujya muri MetaMask yawe, ngiye niyo nari nifashishije muribuka ko nabiberetse muri Orobanenga update njya gukora video yo gukubikura, nabiberetse ukuntu nyine ugenda ukazana wallet n'ibiki byose nagize gutenda bibereka. Nuvuga ngo rero uraza gufungura nuza MetaMask yawe, mbere ya byose nibigukundira ugende uzane contract address ya Instain. Iyi contract address ngiye murabona ko namaze kuyadengamo kuri chain ya BNB, muriko murabyumva, murabona ko nayadinze. Iyi contract address rero namaze kuyibategurira, iri muri WhatsApp channel, muriko murayibona ko nayishyizemo. Abantu mutari no gukora follow kuri no channel ya WhatsApp murimo muratinda kuko naho amakuru acamo. Murabona ko nashyizemo Instain contract address, ariko naza no kuyiba muri group WhatsApp. Uraza kuyikorera copy nayo uyizane uyadinga kugira ngo nuza kubikura coin zawe uze kuzibona uti biteye biterano. No kuvuga ngo iyi Instain nuza kuyadinga hano kuri contract kuri chain ya BNB, iki gihe coin nuzibikura uraza kugira gute kuzibona hano neza cyane. Ariko murabibona. Noneho rero ukimara kugeramo hano wowe wamaze gukopiya ka link, ubwo tugiye kwanza duhere kuri link, ariko ni contract address waza kuyadingaho nyine nta kibazo, ukanda kuri import. Muriko murabyumva, wamara kwakanda ugahita ukanda kuri custom token. Muriko murahabona hano wayikoreye copy ugakandaho, ubundi hano ugahita selectinga network ugiye kwifashisha. Niba ari BNB urahakanda ugahita uyiselectinga, dore ngiyi BNB Smart Chain ukayishyiramo hano, ubundi ugahita wadingamo ya contract address yawe, uhita uyadingamo hano, then ugakanda next, ugahita ukanda import, igahita ijyamo. Yigiyemo rero uyibona hano nyine kuri nuza kuri hano ihita ijyaho kugira ngo ubone ko koko coin zawe nuza kuzibikura uhita uri kuzirebamo. Muriko murabibona. Noneho rero ukuntu biri buze kugenda biteye bite, ya link yawe ubwo yo kubikura uraza kugwa kano nakambere wagakora, wamara kugakora ugakopiya ya link ndabana yuhaye muri description no muri comment no muri group WhatsApp. Ubundi numara kuyikompia uraza ukajya kuri browser yawe, browser dore ngiyi hano ya MetaMask, ukakanda. Umaze kuhakanda rero ikintu ukora
uraza gutegereza gato, reka hano mfitemo amatabure kanyakunyegire nangize inshyashya, muriko murabyumva, nangize inshyashya dusacinge. Ubwo uraza gusacinga hano ibirimo bikuremo upestingemo ka linki, ubundi usacinge nyine birodinge, muriko murabyumva. Uraza gutegereza birodinge, nimimara kuza kurodinga rero barakwereka ko coin zabo ziri kuri blockchain ya Kowa. Nuvango zino coin twamaye zo muri Satoshi app bazinyujije kuri blockchain ya Kowa, ariko kaza no kuzimurira kuri blockchain ya BNB kugira ngo uze kubona ukuntu uzohereza, muriko murabyumva. Nuvango rero ukuntu biraza kugenda, bari kukubwira yuko this app doesn't support your current network. Nuvango wallet bari kuyifashisha cyangwa se blockchain bari kwifashisha zino coin zo muri Satoshi, ariko nizo muri Satoshi, hakaba nizo muri MetaMask. Izo muri MetaMask rezo rero ntabwo turahabwa link yo kuzikureyiminga, ubu turi kuri ziraza muri Satoshi app. Ubwo ikintu bari buze gukora, uraza gushaka ino blockchain ya Kowa DAO uyishyiremo, muriko murabyumva, cyangwa se baraba ariho na option yo kuba wayadingamo, uri kubyumva. Ngiye nyisanganwemo nyine hano muri nuza yanjye, murabona ko ibaye active. Ubundi iyo ikimara kugeramo coin zawe wari ufite muri Satoshi app zihita ziza kugira ngo ubone kuko zimutse. Nuvango nujya muri ya wallet yawe ya nyayo imwe watanzeho address, ukaza kujyamo ugashyiramo ira link naguhaye yo gukureyiminga, uraza kujya kubona ubone za coin zawe zo muri Satoshi app ziri kugaruka. Nk'ubu dore ngizi do nizo mfitemo no muri Satoshi, dore ngibi 400 na zingahe, dore ngizi n'ubundi nizo ziriho hano kuri Instain 403 n'ibice 7. Muriko murabibona, dore ngizi no muri Satoshi nizo zagarutse 403 n'ibice 7. Ni kikubwira ko nyine bamaze gukureyiminga coin zawe zabaye frozen, zarimuwe zijyanwa muri wallet yawe. Noneho zimaze kugeramo rero hakazaho uburyo ngo buri unlocked rero nkuko nababwiye hano, ubundi izuri ba wemerewe za zindi 33%. Dore ngibi nari nabakoreye muri video yabanje, izi 33% ziraza kuba unlocked, baraza kuzikwereka icyo gihe nyine saa 8 z'ijoro zigeze. Muriko murabyumva nibwo bwemere kuzikureyiminga. Ubwo kuza gukureyiminga ukuntu bikorwa rero, uraza gusanga ikikubwira ko nyine byayemewe cyangwa se gukureyiminga biri gukunda. Uraza kuza kubona hano bakwandikiye ngo withdraw Instain, biraba bisa umuhondo nyine wemere gukandaho bigakunda. Uri kubyumva, mu gukandaho rero bishobora kuza kugusaba gas fees za Kowa rero basaba ntago biba ari twinshi pe. Ushatse watugura ni dukeya, wagura nk'igice kimwe wenda, ntago twose badutwara, wagura nka 0.1 wenda Kowa ukazishyira muri MetaMask ya kugira ngo nibaza kukenera gas fees uze kuba ufite icyo kuza kubahereza mu gukureyiminga. Noneho umaze gukureyiminga rero coin zawe ntago zihita zijya muri wallet handi naberetse bwa mbere, ntago uhita uzibona ngo zizemo. Muriko murabyumva, handi kuri BNB naberetse ari contract address ntago zihita zihajya. Oya, ukuntu biteye rero nuvango harimo uburyo bwo kuza kugira gute kuzimura. Reka bigaruke mbibereke. Nuvango hari uburyo bwo kuzitransfera ziva muri ya Kowa blockchain nkuko mwabonye, ariko kariyo badusabye kwifashisha zikajya muri BNB. Handi BNB naberetse nadinze contract address nyine kugira ngo zize kuba ariho zijya, noneho uzikuremo uzishyira muri Mex Global Exchange. Ubwo byose nibyo ngiye kubereka ukuntu biri buze gukorwa kugira ngo uze kubikora hakiri kare, nawe nyine ugire gute ubyiteho. Ubwo urasabwa gukurikira video nta kantu nakamwe utarotsa. Noneho ubwo nyine nizemara kuba unlocked, ubwo 30% wenda zawe sinzi uko ziraba zingana, ariko harimo n'inama ndaguhereza. Iyo nama ukaza kuyitaho cyangwa se nuyiteho, ibyo bari uburenganzira bwawe. Ubwo ukimara ko zihabwa hano zaje kuri available, muriko murabyumva, uraza gukanda kuri withdraw, irabisa umuhondo nyine wemererwa kuyikandaho, irabisa umuhondo. Niyo mpamvu nkoze video mbere kugira ngo uze kububireba utaza kumbaza ngo biragenda bite. Numara kuyikandaho rero uraza kuza guscrollinga, hariho bwa buryo nabikubwiye bwo kugira gute bwo kuzimura ziva muri Kowa chain zijya muri BNB chain. Ukuntu biri buze kugenda rero, za coin wemerewe kubikura zibe 10, zibe 100, zibe 200, uraza kuza kuzandikamo hano balance yazo all. Muriko barabyumva, uraza kuyandikamo balance yawe hano, cyangwa se ukande kuri all zose zijyemo. Ubwo niba ari coin 10 baguhaye, niba ari 12, niba ari 100, uraza kuzigira gute kuzandikamo. Muriko murabyumva, uraza kuzandikamo. None muko kuzandikamo rero, hano uraza guselectinga address. Iyi address barabakoza kugusaba guselectinga ni ya yindi yawe n'ubundi nyine yingiye ya MetaMask. Iyo urayikanda ukanda nko gutya ukayita uyishyiramo. Wamara kuyishyiramo rero, icyo gihe ukora icyo bita transfer cyangwa se ahanditse ngo insufficient balance, uraza gusanga bagusaba kuhakanda nyine ukore transfer. Uri kubyumva, numara gukora transfer rero za coin zawe zirahita ziva muri Kowa blockchain, uri kubyumva, zijye muri BNB Smart Chain. Uri kubyumva, nizimara kugera muri BNB Smart Chain, mwibutse yuko nyine hano kubera ko baratanga 30%, ubwo ntago biraba birangiye.
coin zawe zindi ziraba zisigaye uzajya uza buri kwezi mu gihe cy'amezi 3 ugenda uzikureyiminga buri kwezi tutajya tugenda tubibera kukuntu biri gukorwa nyine hano kuri Oromanga Gapdate video tuzashize bakorera tubabwira ngo ukwezi ko gukureyiminga kwageze dore ukuntu ugiye kubigenza niko bizagenda. Noneho rero ukimara gukureyiminga za coin zawe nyine baziguhaye uraziza muri Coin blockchain uzikoreye transfer cyangwa se urazimuye zivanye muri Coin blockchain uzikize muri BNB smart chain uko zaba zingana ko zibijana cyangwa se zibigihumbi uraza guhitamo wallet address nyine uzikorere transfer. Mu kuzikora transfer rero uraza kuza kuzibona hano kuri nuza yawe bwereka mindure chain ngaruka kuri BNB kugira ngo tugendane neza. Uraza kuhita uzibona hano muri BNB smart chain kuri ya Instagram yawe wadinzeho naberetse contract address ndayifite muri group WhatsApp wajyayo ndetse no muri Telegram channel iraba irimo nako WhatsApp channel uri kubyumva. Mu kumara kuyigeramo rero yamaze kugeraho coin zawe uraza kubuzibana kuri hano kuri balance hano hariho Instagram zawe zibi 10 zibe 20 zibe 100 zibe zingaye. Mu kumara kugeramo rero icyo urabusabwa nta kindi niba ushaka kuza guhita ukora trading muriko murabyumva. Trading ukundi buze gukorwa uraza guhita ujya muri Metama nako muri Mex Global yawe kuko Mex Global niyo iri buze kulistinga ino coin uraza kujya muri Mex Global yawe uyifungure. Niyo mpamvu nabwenge no video yikubiyemo byose ngiye kukwereka ukuntu no kuzibikura ziva muri MetaMask zijya muri Mex Global biri buze gukorwa. Uraza guhita ujya kuri asset muriko murahabona hano kuri asset kuri wallet hasi ukimara kuhagera uraza kuhita ugira gute ukanda kuri deposit muriko murayibona deposit ubwo ugiye kugira gute gushaka wallet ukande kuri on chain. Ubwo ibi byose mbade kuyobora abantu batabisobanukiwe ubwo tugiye kuzana wallet address ya Instagram. Ukihagera hano urasacinga Instagram ni E na I na N Instagram barahita bayiguhereza muriko murayibona uyikandeho muriko murayibona. Ubwo byose ni kuri buze kubigenza bimbikoze mbere kugira ngo nyaboneka ataza kugira umuntu mbona saa 8 z'ijoro arimo amamagara ambwira ngo ndabigenza. Ibi ni ibintu ugomba kubanza gukora mbere ukanabyitoza ukareba ukuntu biri buze kugenda then iyo saha yagira ukagira gute uga trading cyangwa se ukagurisha coin zawe. Ubwo tureta dukora copy ino wallet address tuyigarure muri MetaMask kugira ngo twimure za Instagram zacu cyangwa se za coin zacu za Instagram twamaze kugira gute kubikura. Uraza kuzisanga hano kuri balance zirabari 100 zirabari zingahe uzikandeho muriko murabyumva urundi uhita wikanda hano handitse ngo send muriko murabyumva baraza kuba bazikwereka ukande kuri send. Numara gukanda kuri send urahita ushyiramo ya wallet address yawe hano muriko murabyumva. Turi kuri chain ya BNB ariko ya chain yawe ya BNB ntagira biruhu busa nyaboneka. Nibura shaka uduce twibice by'idolari nibura nka 0.1 US nuvuga ngo ushobora gushyiraho nk'uduce turimo 0.1 US muriko murabyumva. Utu duce tuba duhagije ubwo urumva ni nka 0.00 wenda nka rimwe gutyo birimo aho ngaho twa BNB ukaba dufite muri MetaMask yawe kuko ushobora kuza kudukenera nka gas fees. Ibyo umuntu ababivuze hakiri kare kugira ngo niba kuko bifite mu gahunda udushake udufite nuko murabyumva. Ubundi ukakanda next bagahita bagusaba gushyiramo amount yawe ya Instagram zose ukazigira gute ukazibikura. Nkuko nababwiye ndaje mbagira inama y'akantu gatoya gashobora kuza kugufasha no gutrading ukaba wabyihorera ukazungukirwa. Utubwo rero urahita nyine ukanda kuri next wohereze coin zawe bahita gukonfirma ugiye gute wohereze. Murabona ko ziracyariho ari nyine nta kintu kimwe dufite cyo koherezaho muriko murabyumva. Dore barakwereka ko baraza gukata BNB ni duke cyane rwose 0.00000 amazeru nakatara amazeru muriko murabyumva. Dore hariho fees rwose nago bakata nyinshi baraza kusaba utuntu duke cyane muriko murabyumva. Ubundi utwo duce ugire gute utwohereze nyine coin zawe baziguhereze muri Mex Global yawe. Zimaze kugerayo rero nyine zageze muri wallet yawe muriko murabyumva. Hari muri Mex Global uraza kuza kuzisangayo nyine zirimo ziraza kuza kuri wallet yawe ugire gute ube urimo urazirebamo. Mu kuzibonamo rero icyo gihe gukora trading ni ibintu biba byoroshye. Uraza kuza kuyishakamo Instagram hano uyishyiremo nyine cyangwa se uyirebe ko bayishyizemo nago barayishyiraho muriko murabyumva ntago irajyaho ariko uraza kububireba cyangwa se nk'iyo ka video ko nkaza kugakora muri iryo joro nkaza kukabahereza nkabere kukuntu gukora trading biza gukorwa ariko bari ibintu byoroshye n'ubundi. Wenda reka mfata urugero kuri no pump kugira ngo mubirebe ukuntu bikorwa. Iyo harimo coin hano yawe niba ari Instagram cyangwa se niba ari iyindi coin yari yose ikintu busabwa hano gukora trading uraza ugakanda kuri sell kugira ngo nyine ugurisha coin ufite muriko murabyumva. Wamara kwakanda ahanditse ngo limit order ukahakanda ukayihindura ugashyiraho market
Murako murabyumva ubwo byose reka mbikusoreze rimwe ahangaha kano kantu uragakurura ukagurisha coin zawe zo ushaka kugurisha uko zaba zingana kose akangaka uragakurura ukazana hano niba ushaka kuzigurisha zose nka gutya cyangwa se ukazandika ushobora kutagakurura ukandika ukavuga uti ngiye mfite coin 400 reka nzishyiremo ukandika coin ufite tu nyine ukazandikamo murako murabyumva cyangwa se ukaza kugakurura nyine hano zigahita zijyanamo zose na twaduce byose ubundi ugahita ukanda kuri seri ubwo nabwo nizere ko ibintu bisobanutse neza cyane. Noneho rero inama nagira ngo mbagire soza video nabibabwiye twarebeye hamwe ukuntu kubikora bize buze kugenda uzikura muri Satoshi app ya 33% yawe ikajya kuri Core blockchain yava kuri Core blockchain ikajya ukazimurira kuri BNB Smart Chain zava kuri BNB Smart Chain ugahita uzohereza muri Mex Global byose turabirebye ndetse izageze muri Mex Global uburyo ushobora gutradinga byose twabiberetse trade dore ngiyi abataza hiri dore ngiyi uraza kuyibona dore ngiyi hano trading ngiyi uyishyiraho wamara kuyishyiraho ukaza kuza kureba Einstein murako murabyumva uraza kuyisacinga hano ukanda kuri hano handitse ngo PAP and USDT bahita baguhereza list y'amakoyini ubudo kaza kuyisacinga ukagira gute ukayishyiraho murako murabibona ubwo mu kubisoza rero mu kumara kubikora gutyo ubwo ibyawe byose urabubisoje wemere kugurisha coin zawe. Noneho hari inama ngira ngo mbagire rero nuvuga ngo ino coin yatanze coin nyeya pe nkuko nandi kubibabwira nyine batanze coin zitari nyinshi pe naga ari nyinshi ariko n'ubundi ushobora gusanga agaciro ijeho na coin baguhaye zitari bube zirimo amafaranga ibyo bintu mubimenye nuvuga ushobora kujya gukora bagwaye nka coin wenda nk'ijana n'urugero cyangwa se 30 cyangwa se 20 izo coin ugasanga n'ubundi nujya kugurisha muri Mex Global n'ubundi nta mafaranga arimo afatika. Inama rero naguhereza niye nuvuga ngo ino mining uko nari narababwiye muri video yabanje irakomeje mining yayo nuvuga ngo hazabaho icyo bita ngo ni game launch erego game launch rero nimara kuba hazabaho gutanga coin n'ubundi mining izakomeza muriko murabyumva iyo mining rero kuntu nabibonye biteye ishobora kuza izakomeza mining ishobora gukomeza igakomeza hariho uburyo bw'iki bwo kumininga ukoresheje staking kunikorwa rero ni za coin zawe n'ubundi wagize gute wabikuje uri kubyumva nubwo zaba ari nyeya aho kugira ngo wirirwe uzohereza muri Mex Global wazirekera muri MetaMask yawe ukazifashisha mu gukora staking cyangwa se staking wamara kuyikora ukagira gute ukagira gute ukabyungukiramo cyangwa se ugahabwa mo coin zabo. Reka nze wenda mbibereke mu kanuza muri announcement cyangwa se muri nuza yabo kugira ngo mubisobanukirwe. Reka njye kuri Einstein yo muri application ya Satoshi nako iri hano muri MetaMask dusanzwe dukora murebe ukuntu ibintu biteye nuvuga ngo hano nago bibona biri kuri mining BNB Smart Chain muri hangana nyine byari byihinduye reka mbanze mbihindure mbishyire aho bikenewe bya nyabyo. Yego nkuko nandi mubibabwira no kuvuga hano harimo uburyo bwo kuzakomeza mining rero nkuko nababwiye za coin zawe utiriwe uzikura muri MetaMask bitewe n'ukuntu zingana zishobora kuba ari nyeya aho kugira ngo izo coin zawe nubwo ari nyeya wirirwe n'ubundi zijyana muri Mex Global zitenda kuvamo amafaranga wazikora staking nuvuga ngo staking zabe hari dore nkuko nababwiye y'uburyo bwo gukomeza mining aho uzafata za Einstein zawe ukasa nk'uzikoreye staking bikajya bituma hari coin buri munsi za Einstein winjiza. Naberetse ko Toto supply iri muri miliyari 3 ariko ibirenga hafi miliyari 2 n'utundi ntabwo tugize tubihabwa biracyara aho ngo nyine nibyo bizakora muri ubu buryo murabona ko ari mu buryo bwa mining ngo ni material liquidity mining ubwo no buryo buzabo hari bufunguye icyo gihe bwo kwifashisha ku mininga hari mu buryo bwa element liquidity muri ko murabubona hano ubwo no buryo buzakomeza mu mining hakaba mu buryo bwa super element ubwo nabwo no buryo tuzasobanukirwa ukuntu bukorwa neza muri ko murabyumva harimo no buryo bubanza hano nataberetse bwa Einstein liquidity mining ubwo nabwo no buryo buzajya bugenda butanga coin za Einstein ku buntu ariko ubwo nari babwiye nyine bugaragaramo ni ubwa Einstein mining twese twakisanga bwa bundi nyine bwo kuba ufata coin zawe za Einstein za zindi wabikuje aho kugira ngo uzijyane muri Mex Global kuzikurisha ukaba wazirekera muri MetaMask yawe ukazikora staking then buri munsi ukajya coin uhabwa. Nabonye sinzi niba ndahita mbibona none nabonye ko harimo izirenga miliyoni 7 zizajya zitangwa buri munsi kubera nyine abantu bazajya baba bari muri zino mining muriko murabyumva nizo ni coin bazajya bagenda batanga buri munsi kubera ko uzabafasha coin zawe ukemera ukazistakinga kugira ngo ugire gute ugurisha ubwo yari namana baherezaga abakeneye contract address ya Einstein uraza kuyibona muri group WhatsApp ndabona yatahaye link yo kuza kwifasha gukureminga uraba wayihawe uburyo trading ikorwa byose ndabiberetse ubwo nirinze ko haza kugira umuntu zirasaha z'ijoro uza kuza kunyandikira cyangwa se amagara ambwira ngo turabigenza gute byose nabiberetse biraza kugusaba gushaka udufees twa kowa nkuko nababwiye ndetse no twa BNB kuko byose bishobora kuza gukenerwa ukaza kuba dufiteho
muriko murabyumva, ubundi ugategereza tukaza kureba ngo ese irasohokera ku gaciro kameze gati. Iby'agaciro byo ntagire uwubimbaza muri comment, ndabizi muhita mumbaza ngo burabanga nange irasohokera nko kurangahe. Ibyo ntange ntabyo mba nzi, ibyo nange ntabyo mba nzi, gusa igihari nuko coin isohokera ku mafaranga menshi. Iyo coin ziba nyeya pe, ziba ari nyeya kubona coin yasohokeye nka zira tubona zisohotse kubona isohokeye nko ku madolari 4 cyangwa 5, biba ari nyeya cyane. Coin yabikoze twese tukumirwa ni kowa, indi coin yabikoze ikazana amafaranga nubwo benshi batayishimiye ni payi. Izindi zose nyine ziba ziri muri 000 n'ubundi nyine niko bigenda. Ubwo rero coin zizamuka mu gihe runaka, ntago coin ikijya ku isoko biba biri ngombwa ngihita izamuka. Coin zirazamuka za Bitcoin zahereye mu mazero. Ubwo rero ngitsoje video ngivuga ngo mukore subscribe, like na comment. Linki zo muri kujya muri group WhatsApp murazibona, ndetse na linki zo kuza kwifasha kukuremenga zino Instagram zanyu murazibona. Byose ndabayobe step by step, ubundi ahasigaye nyine na amahirwe kuri twebwe. Ubwo abazabona nta kintu kirimo, kuko amahirwe hari nuko tuzakureminga mu gihe coin ikigera ku isoko. Nuvuga ngo saa 8 z'ijoro zizuzura ndetse dukureminga, ndetse na coin igiye ku isoko. Ubwo rero ushobora guhita ubanza ugatera nk'ijisho kuri isoko ukareba utise isohokeye kurangahe, wabona nta kintu kirimo, wabona nta kintu kirimo kugira ngo nubundi zakohereza aho niba ari 20 cyangwa se 100 bagwaye, aho kugira ngo uhite tradinga bikagira gute bikaguhereza kugira ngo uyite kuzibika niwire guzitradinga nyine ukahita uzirekera muri nuza muri MetaMask yawe. Tukazabereka ukuntu gukora staking nyine ukajya winjiza izindi Instagram buri munsi bitewe na staking wakoze uko bizagenda. Ndabashimiye rero, kora subscribe, like na comment. Kuba rero tari mu group WhatsApp muyigemo, amakuru yacu hano kuri Oromanga Boutique nakagaruka.